hanyuma ikindi gikomeye cyo kigiye kuba mu gihugu cyacu hari abantu bakomeye babiri bazwi bamenyekanye cyane bagiye gupfa kandi hazavugwa amagambo menshi hazacura imiborogo. Umwe ari mu gisata cy'iyobokamana uku kwezi kwa gatandatu ibyo bintu biraza gusohora. Ndabaza ngo ayo mahoro se ningo zirayakeneye. Ijwi ry'Imana rivugana nanjye rituje ngo ingo zirayakeneye, ngo ariko mu gihe umuntu atayashakira mugenzi we hari igisubizo ngiye kuguha. Mbona abamama benshi bari ahantu mbona bakingiraniye mu nzu, ariko nkabona iyo nzu irimo umucyo, ariko uwo mucyo nkabona bo ntibawubona. Mbona kuri rugi hejuru winjira no hasi kuri tapi handitseho ngo aba bose bakoze amadivorce. Ndabaza ngo niki? Irambwira ngo komeza witegereze. Muri icyo cyumba abo babyeyi baba ngo ariko Mana, niba umuntu watanye n'undi atazabona ijuru ubundi ndaruhira iki? Imana irambwira ngo suko bimeze. Cyenda umbwirira abantu ko umuntu wabangamiwe na mugenzi we bagatana bitamuturutseho. Mu cyumba iki ngiki neza, wowe ufite umugabo, uwo mugabo akorana n'imbaraga zikuzimu, kandi ubwami bw'umwijima n'ubw'umucyo ntabwo bikorana. Amanywa n'ijoro ntibishobora guhura. Uko amanywa n'ijoro bitahura, ni nako umuntu ujya mu ijuru n'ugikuzimu batari buhurire hagati. Umuntu rero ushaka guhitamo hagati ntahahari. Imana irambwira ngo wa mumama we ubyumve neza, udafite icyo wishinza, weze imbuto zikwiriye abihannye. Uwo mwashakanye akakunaniza kubw'imbaraga zimurwanya, nawe kubw'imbaraga yinjiyemo, mukaba mwaratanye, ukaba wiciraga urubanza. Imana yambwiye ngo nuguma gukiranuka nta rubanza rukuri imbere rujyanye na divorce. Ndabizi ko abantu mwanze kwigisha iki cyanditswe kugira ngo mugomane amazina mufite. Ndabizi ko abantu mwanze kwigisha iki cyanditswe kugira ngo mwirinde amagambo y'abantu, ariko Imana yanambwiye ngo mwe mwabikwebye mugatuma abantu bicana. Abantu babuze ubugingo bazajya ku mutwe wanyu. Umuntu aramutse akubwiye ngo singushaka, ubwo wamukorera iki? Message ya kabiri ni message nabonye abantu bari igitsina gabo bari kurira. Mbona hafi umusozi nabonaga muremure cyane. Uwo musozi mbona batonze umurongo, yari imirongo igera kuri 7. Ijwi rirambwira ngo tega amatwi, ntega amatwi. Mbona abagabo bari kurira, mbona n'abasore bari inyuma yabo bari kurira bavuga ngo ibi umwuka wera yambwiye ngo ntugire ibindi bintu urenzaho ntakubwiye. Maze kumva ngo amarira y'abagabo yageze kubiteka, ndabaza ngo niki gikurikiyeho. Imana irambwira ngo itegereze urebe. Jewe ndemera guterwa amabuye ku bwanyu kuko iyi message sinakayitanze. Ubuhanuzi bumaze igihe bunkina mu mutima, bunkinamo hafi yo kugira ngo Imana inanteze impanuka mve mu nzira ince nk'amaguru, kubera ko n'abahanuzi benshi murabibitse mwanze kubivuga. Imana yarabimbwiye mwanze kubivuga, ariko uko mwanze kuvuga ni nako mwafunze imigisha yanyu. Ndabizi nabibonye abantu bampagurukira, ariko sintewe ubwoba no guhagurukirwa namwe, ahubwo ntewe ubwoba nuko mutakumva imiburo ejo mukisanga muri situation kandi mwaburiwe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze nshuti ya gusenga everyday. Nizere kumeze neza mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda amahoro y'Imana abane namwe, abari mu Burundi yambi, abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda. Turabasuye tubabwira ngo turabakunda muri nshuti za gusenga everyday. Imana izibahira, Imana ibagure, Imana ibagirire neza. Abari mu Burayi turabasuye tubabwira ngo Imana ibamugisha cyane cyane nshuti zacu turi mu Faransa, abari muri Belgique, abari muri Hollande, abari muri za Pays-Bas, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mu nshuti zacu za kadasohoka. Abari muri Aziya mudukurikirana tubabwira ngo Imana ibamu cyane cyane inshuti ziri muri Oman mukunda gusenga everyday. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, muri kumwe natwe, Imana ibahe umugisha. Abari muri Amerika Imana ibahe umugisha mudukurikirana muri state, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Canada inshuti zacu
Imana ibaha umugisha mukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibaha umugisha cyane. Abari muri Australia tubabwira ngo Imana ibaha umugisha mu nshuti za Gusenga Everyday nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga Everyday turi kumwe na Revera Pasiteri Evode umuhanuzi w'Imana. Uraho umukozi w'Imana? Muraho neza Edouard. Amakuru y'imisi? Turashimira Imana ise umwami wacu Yesu Kristo. Imana igumugisha cyane. Harakize iminsi utagaragara kuri Gusenga Everyday, ariko Imana igumugisha ko uyu munsi wumviye Imana ukaba waje. Uyu munsi twumviye umwuka wera hamwe n'Imana data wa twese. Twari tumaze iminsi tutari kugaragara, n'abantu benshi baratwandikiye bavuga se ko utakiboneka, ariko iyo twabuzeho gato ntabwo tuba twabuze imbere y'Imana, tuba turi imbere y'Imana. Dawidi yaravuze ngo hahirwa baba mu bikari by'Uwiteka, ngo kuko abo bamushima ubudasiba. Hari igihe rero twinyabya mu gikari cy'Uwiteka kujya kumva amakuru y'aho iby'Imana iba yatetse bigeze, kugira ngo tubizanire abera ku isi yose, cyane ko maze kubona ko dukurikirwa nabo cyane kandi bahemburwa, bahabwa umugisha, bumva neza Imana iyo barimo batureba. Tubagiriyeho umugisha, nabo batugiriyeho umugisha. Imana ishimwe cyane. Reka banze gushimire kuba witabira ubutumire bwacu. Ikindi cya kabiri reka ngushimire kuwo wafashije abantu benshi nyuma y'ubuhanuzi watambukije. Benshi bagiye bahamagara bavuga ati ubuhanuzi watambukije bisanze muri ibyo byiciro, ikigaragaza yuko uri umuhanuzi w'Imana. Hari abantu bafobya abandi, hari abantu umuntu ashaka kwiyadukiza agafobya abandi ngo abahanuzi ngo ibiki, ariko nshimira Imana yuko ubuhanuzi watambukije kuri Gusenga Everyday ubu bwarasohoye. Hari n'ubundi watambukije abantu, uvuga ku bantu ku byicaro, ku ngero nyinshi zitandukanye. Abantu bisanga muri izo ngeri, baraguhamagara, bamwe uranabafasha. Nyuma waje utangaza amasengesho kuri Gusenga Everyday y'iminsi 2, abantu barayasenze, kandi hari abantu bagiye batwandikiye mu ikara bavuga ati babohotse. Rero Imana igumugisha cyane, kuko ugenda usora ubuhanuzi, ugenda utambutsa ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi ntabwo ari ibintu bya tekinike. Abantu bakurikiye Gusenga ntabwo ari tekinike, ntabwo twamuhamagaye ngo uzaze uvuga ibi ngo oya, ntabwo twabikora. Tubikoze n'Imana yazanaduhana. Ntabwo dukora ku buryo ngo twagambanye, ngo tubikoze Imana yazaduhana. Mu bintu dukora dutinya Imana, ntabwo twakora ubwo rwego. Kandi icyo cyakigoye no kwihana. Icyo cy'abantu baduteze amatwi kuri Gusenga, icyo cyakigoye kwihana. Kugambana ukabwira umuhanuzi ngo uzaze uvuge bino bintu, yarangiza akabitambutsa kugira ngo wihane. Ntabwo ari ukwibeta ahantu ngo Imana ibabarire. Nuko uzaraho kuri kamera ukavuga ngo Imana ibabarire bwa buhanuzi natambukije, narabeshe. Ntabwo ari Imana, twari twabivuganye n'ikinyamakuru. Uko niko kwihana. Aho umupira urengeye ni urenguriwe. Twamutangariza abantu bagusenga Everyday yuko dutumira abahanuzi, ntabwo twagambanye, ntabwo twavuga ngo baze bavuga ibintu, ahubwo baba bafite icyo Imana yabahaye. Rero tubabwire ngo Imana ibamugisha cyane. Umukozi w'Imana nawe mugushimira ngo kubwira ngo Imana iguhumugisha cyane ku buhanuzi, kandi ko wafashije abantu b'Imana. Abantu benshi barabahamagaye, tubahereza nimero zawe, bagiye bafasha, baratwandika batubwira ati warabafashije. Imana iguhumugisha ku murimo w'Imana. N'umurimo benshi banyura ku bitangazamakuru bakabwiriza, ariko nyuma y'ubutumwa batambukije abantu bakabahamagara bakababura. Tubwe n'abantu bashobora kuba barakubuze, tubabwire ngo mwihangane, amahirwe aracyariho, ntucike intege, ukomeze uzamufatisha. Imana y'umugisha. Rero mukozi w'Imana, rero watangira usenga Imana. Kuri ibyo ruvuze, ikindi twakongeraho nuko jewe urwego ndimo Imana yashyizemo naho nanyuze, biragoye ko umuntu yambwira ngo vuga ibi, kubera ko ntabwo Bibiliya imbuza gutinya umuntu uhumeka umwuka wo mu mazuru. Iyo rero tuje hano tuba tuzanye ubutumwa Imana yaduhaye. Iyo ubupinze bikaba ari ibibi ubyisangamo, byakubayeho, nyuma ugahamagara icyo bita amatakira ngo nicyo uhita winjiramo. Hanyuma iyo ubyizereyemo ukatwizereramo, Kristo uri muri twebwe arakubohora. Hanyuma tunavuge ko abantu mukwiriye kujonjora mukamenya ngo ibi twabikurikira cyangwa ntitwabikurikira, kubera ko hariho imyuka myinshi iri gusebya abakozi b'Imana. Hari imyuka iri guhagurukira amacano y'ukuri, abashumba b'ukuri, abahanuzi b'ukuri, abavuga butumwa b'ukuri. Birasaba iki rero bantu b'Imana mukurikira Gusenga Everyday? Birasaba ko utumva amabwire y'abantu, ahubwo ukumva icyo Imana iguhata mu mutima wawe, kuko Imana ivugana na buri muntu wese. Hanyuma inkuru zo ziba ari nyinshi.
cyane ko muri ibi bihugu byo biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, niba ari uko bikiri mu nzira y'iterambere simbizi, ariko haba amagambo ntigeze mbona ahandi hantu. Bivuze iki rero? Iyo umupasitori umwe azamutse, abandi bapasitori bamwe bafata amaguru bamukurura ngo bamusubize hasi, mu gihe ibindi bihugu nabonye iyo umuntu azamutse bamutega amaboko bagakomeza bakamutumbagiza kugira ngo mwene wabo azamuke. Hanyuma rero mwitondere inkuru z'ibihuha, ariko kandi nanone ibyanditswe bigomba gusohora. Yesu yaravuze ngo nimubona impuha z'intambara n'ibishyitsi n'ibyorezo, muzamenye ko kugaruka k'Umwana w'umuntu kubegereye. Rero tunashimira gusenga everyday, nimwe mu macano mu gihe maze gutumirwaho, nimwe mu macano nicaraho nkavuga Imana uko yantumye nta kintu nciye ku ruhande. Uyu munyamakuru ni umwe mu bagabo bemera kurwana intambara, kabone nubwo cano ye yabirenganiramo, ariko akarwanirira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero bene data, abantu nk'abo nabo gushyigikirwa, ntabwo ari abo guterwa amabuye, ntabwo ari abo gufatikanya n'ababakoba. Ibyo simbivuga nk'umurengera yakoze ibinyoma namuhugura cyangwa nawe akamugura, ariko n'umwe mu bantu dukoranye igihe kitari kirekire, ariko afite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Rero Imana iduhana umugisha, reka dusenga Imana twinjire mu cy'Imana yaduhaye. Uhawe ikaze aho uri hose, uhawe ikaze ibyo urimo byo ari byo byose. Shira ekuteri mu matwi yawe, ni muri mu mirimo itandukanye muri Amerika, muri Belgique, biriya bihugu nk'uko yabivuze, utega amatwi ibintu Imana igiye kuvugira hano hantu. Ni ibintu noneho mu by'ukuri biri buruhura imitima ya benshi, ariko kandi ndi gusenga nabwiwe ko ni ibintu nanone bizatuma nterwa amabuye menshi, ariko Imana yambwiye ngo imbere y'ingabo inkingira. Ariko kandi simbivuze nk'aho mfite ubwoba bwo kuvugira Imana, ahubwo ndabivuga kugira ngo nibimara gusohoka wowe umenye icyiciro cyawe, umenye ngo Imana iransubije, kandi muzandike muri comment, muzanatwandikire usubirijwemo ajya avuga ngo yego. Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi yemerwa ari uko icyahanuye gisohoye. Turacyavugana n'Imana ibintu byinshi, kandi nta kizabatera kibatunguye mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima, Imana ikidukitije ubugingo. Imana mu izina rikomeye rya Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera, ndakwinginze uyu mwanya, reka ubwami bwawe buze hano hantu. Imyuka yose itavuga Imana iceceke, imbaraga z'abadayimoni zihunge, ubwami bw'Imana buzamurwe. Nkubise hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Muri iki kirere nicayemo, ndananiza ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ndamenagura ibicaniro by'abarozi. Uyu mwanya ndategetse ngo umutima wose wumva ijwi ry'Imana ubohoke mu mbaraga z'umwuka wera. Warawudusezeraniye muri Yohana 14:15, uravuga ngo uwo mwuka naza azabigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye, ngo dore kandi ndi kumwe namwe uhereye none ukazageza ku mperuka y'isi. Ndakwinginze rero kugira ngo uwo mwuka wera waduhaye, wadusezeraniye, abane nanjye hano hantu. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Turashimira Imana ko Imana yongeye kudutiza kano gahe ngo twongere tuvuge ibyo Imana yashyize ku mutima wacu. Ndashimira cyane abantu b'Imana muri bino bihugu mwagiye munyandikira tugasengana, mukambwira muti nubwo hariho imyuka ikomeye iturwanya ntituzareka Yesu. Byaranejeje cyane, byanteye ibyiringiro byinshi. Abera bose aho muri hose, n'abari mu bihugu by'Abarabu, twagiye dusengana muri mu matuwarete mwihishe, abandi twagiye dusengana mwitandiye muri ahantu mwahisha amatelefone yanyu, ngasenga mukanga kunsubiza kugira ngo abo mukorana cyangwa se abo mubana mu bihugu batabagirira nabi. Nukuri Kristo mwizeye ni umwami mwiza, ntabwo azabakoza isoni. Ndabashimiye by'umwihariko kuba mukunda ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuba mufatikanya n'abera bose gusenga kugira ngo
abari mu mwijima bave mu mwijima bajye mu mucyo. Hanyuma nabonye icyo mwari mukeneye ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ryuzuye, ni ijambo ribohora, ni ijambo rikiza. Ikindi nari nzi ko byari bigoye cyane ko haboneka abantu mu bihugu bitandukanye bemera Kristo Yesu, cyane mu bihugu bitemera umwami, ariko kuba narababonye muri ab'ingenzi. Wowe aho uri hose wahindura byinshi mu gihugu uhagazemo, wagarura agakiza k'ijambo ry'Imana mu gihugu urimo. Hanyuma reka twinjire nk'uko nari mbaze kubibasezeranyiriza hano kuri iyi kamera ko ibyo twahawe dukwiriye kubitambutsa. Bene data, turi kurwana intambara zikomeye zitandukanye, ariko si twe turiho, ni Kristo muri twebwe. Paul yigeze yandika aravuga ngo mwe ntimurageraho muvusha amaraso yanyu akava murwanira icyaha, murwanirira ubutumwa bwiza. Turi kugera ikirenge mu cy'intumwa zatubanjirije, nituvaho natwe itorero ritarataha tuzasimburwa n'abandi, ariko mu gihe turimo nge nawe twahindura isi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Message ya mbere, ndimo nsengera imiryango muri rusange. Hariho umutwaro ukomeye nari nagiriye cyane cyane diaspora, kuko ibyinshi byaduka biturutse muri ibi bihugu byanyu. Gutandukana kw'abashakanye muri Amerika ni nk'umufindo, ni ibintu byoroheje, ni ibintu biraho, ariko muri ibi bihugu byacu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara ni ibintu byari bikomeye cyane. Hanyuma ndimo nsenga, Imana ivugana nanjye. Nari ndimo nsengera ikirero, nari ndimo nsenga mbaza Imana, ndabaza ngo aya marira y'aba bagabo n'abagore azakemurwa n'iki? Imana iransura irambwira ngo mwana wanjye, genda utangaze ibi ngibi, genda umbwirire abantu ko ubwami bw'Imana, ubwami bwanjye atari ubw'imivurungano, atari ubw'ibizago n'amakuba gusa, oya, ngo ahubwo ni ubw'amahoro. Ndabaza ngo ayo mahoro se n'ingo zirayakeneye? Ijwi ry'Imana rivugana nanjye rituje ngo ingo zirayakeneye, ngo ariko mu gihe umuntu atayashakira mugenzi we, hari igisubizo ngiye kuguha. Mu kuri ibi bintu mbimaranye hafi ukwezi, ndimo nibaza nimba bishoboka, ndimo nibaza nimba koko ibyo bintu ari Imana yavuganye nanjye, ariko bitari uko ntazi ijwi ry'Imana, ahubwo kuko uko nigishijwe n'amadini n'isengero n'abashumba, numvaga iby'Imana yambwiye biri kujya kure cyane. Nigishijwe ko umuntu akwiriye gutandukanwa n'undi mu gihe habayeho urupfu cyangwa Yesu agarutse. Hanyuma ibyo ngibyo ndabyubaka cyane nanjye, ariko Imana yambwiye ngo igihe tugezemo ni igihe gikomeye, ni igihe kigoye cyane ku buryo umuntu yakwisanga yabuze ubugingo ku bwa mugenzi we. Hanyuma mbona abamama benshi, muzatwandikire kandi, mbona abamama benshi bari ahantu mbona bakingiraniye mu nzu, ariko nkabona iyo nzu irimo umucyo, ariko uwo mucyo nkabona bo ntibawubona. Yari irimo umucyo, ariko nkabona uwo mucyo ntibawubona. Mbona ku rugi hejuru winjira no hasi kuri tapi handitseho ngo aba bose bakoze amadivorce. Ndabaza ngo niki? Irambwira ngo komeza witegereze. Nitegereje numva uwa mbere arimo arasenga, amajwi yasengaga yose uko nayumvaga, ni umuntu n'abantu bari gusenga muri icyo cyumba. Abo babyeyi baba ngo ariko Mana, niba umuntu watanye n'undi atazabona ijuru, ubundi ndaruhira iki? Imana irambwira ngo si uko bimeze, cyenda umbwirira abantu ko umuntu wabangamiwe na mugenzi we bagatana bitamuturutseho, mu cyumva iki ngiki neza, bagatana bitamuturutseho, bivuze iki? Wowe ufite umugabo
uwo mugabo akorana n'imbaraga z'ikuzimu, kandi ubwami bw'umwijima n'ubw'umucyo ntabwo bikorana. Amanywa n'ijoro ntibishobora guhura, uko amanywa n'ijoro bitahura, ni nako umuntu ujya mu ijuru n'ujya ikuzimu batari buhurire hagati, kuko nta hagati hahari. Hari ijuru, hari no kuzimu. Umuntu rero ushaka guhitamo hagati ntahahari. Imana irambwira ngo wa mumama we, ubyumve neza, udafite icyo wishinza, weze imbuto zikwiriye abihannye. Uwo mwashakanye akakunaniza kubw'imbaraga zimurwanya, nawe kubw'imbaraga yinjiyemo, mukaba mwaratanye, ukaba wiciraga urubanza. Imana yambwiye ngo nuguma gukiranuka nta rubanza rukuri imbere rujyanye na divorce. Mu yandi magambo, Imana yambwiye ngo umudivorce uwo ari we wese wabikoze ku mpamvu zitamuturutseho, Imana nta rubanza iri kumubaraho. Ibyo kandi sindi kubihanura nk'uwiteguye ko ndabwirwa ibyiza, ndaterwa amabuye ndabizi, nintanayaterwa abarankubitira mu rwihisho ni benshi, n'abaraza kubivuguruza ni benshi. Ariko wowe mama ahantu uri umenye ngo Imana yavuganye nawe. Jewe ndemera guterwa amabuye ku bwanyu, kuko iyi message sinakayitanze. Ndagira ngo badusomere ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere munyamakuru igice cya 7, tangira usome ijambo ry'Imana. Abakorinto ba mbere igice cya 7. Vuga cyane. Abakorinto ba mbere igice cya 7 guhera ku murongo wa 14. Nicyo cyanditswe nahawe. Sinajya nkunda gusoma runo rwandiko, ariko nabonyemo ibintu bikomeye cyane. Yego, turasoma ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we. Kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we. Yego, kandi umugore utizera yezwa kubwo mwene data uwo. Kandi n'umugore utizera yezwa kubw'umugabo, kubw'uwo mwene data uwo. Mu yandi magambo biravuze ngo niba ubana n'umuntu utizera, wowe ukaba wizera, imbuto zawe no kwihangana kwawe bishobora kuzahindura uwo muntu utizera, akavuga ngo iyi mico ufite ni myiza mu mpande zose. Yego, iyo bitameze bityo abana banyu baba bahumanye. Iyo bitameze bityo urubyaro rubakomotseho ruba ruhumanye. Yego, ariko none dore ni abere. 15 Icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Icyakora wa wundi utizera iri ni ijambo ry'Imana, n'abatera amabuye muzabanze gusoma. Icyakora uwo nguwo utizera nashaka gutana, uyu ni Paul ari kugira inama itorero ry'Ikorinto, nashaka gutana atane. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore. Ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo. Nta mugozi uguhambiriye iyo bimeze bityo. Kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Imana yaduhamagariye umudendezo. Turi abana b'umudendezo. Umuntu muraryamana akajya ikuzimu nijoro, agasiga usinziriye yagusize imiti ku maso, mu gitondo saa 11 akava ikuzimu akagaruka akaryama. Wowe ukaba uzinga uryamanye n'umuntu, abana bawe baratanzwe, bene wanyu bose bahora barwana intambara kubw'iyo dayimoni. Nshuti yanyu mva uko Bibiliya ivuze. Bibiliya ivuze ngo mu gihe uwo utizera we atakishaka kubana nawe, nta kindi wakora. Kubera iki Paul yavuze ibi ahugura itorero ry'Ikorinto? Iri torero ryari rifite mu bibazo ryari rifite, nicyo kibazo cyari kirimo cy'imiryango. Ugasanga harimo abamama bakijijwe bafite imbaraga zo gukorera Imana no kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, hanyuma bagashaka gufasha umurimo w'Imana. Ariko abagabo babo kuko bari mu myuka y'ubusambanyi n'ibindi bitandukanye by'ubucuruzi butandukanye bw'ibigirwamana, hakabamo intambara n'amarira ku bagabo no ku bagore.
Paul rero abona intambara zabaye intambara, hanyuma abagira inama, abivuga nka Pawulo nk'intumwa, nk'umuhanuzi w'Imana, nk'umuntu warwaniriye ubutumwa bwiza. Mbibutse ko uyu mugabo afite ibigwi bikomeye. Uyu mugabo ni umwe mu bantu bavuze ngo iby'isi mbibona nk'ibibambe, nabyo bikambona nk'ubambe. Uyu mugabo urimo ahugura abanyarwanda, abanyamerika, abafaransa, abantu bo muri Europe, ni umwe mu bagabo batavogerwa. Nta n'intumwa n'imwe nari nasoma ngo sange ari indashyikirwa nka Paul. Paul intumwa y'Imana yavuze ngo uwo muntu niba mubana, iyo ni Bibiliya, wowe akaba ashaka gutana, nta mpamvu yo guhambiranya ibidashaka guhambirana. Ibi ndabivuga nshize amanga nk'uwavuganye n'Imana. Ndabizi ko abashumba benshi mwarabitinye, ariko kandi dusanga hari abantu bisha abandi. Ndabizi ko abantu benshi mwanze kwigisha iki cyanditswe. Ejo dusanga abantu bafungishije abandi. Ndabizi ko abantu mwanze kwigisha iki cyanditswe kugira ngo mutiteranya. Ndabizi ko abantu mwanze kwigisha iki cyanditswe kugira ngo mugomane amazina mufite. Ndabizi ko abantu mwanze kwigisha iki cyanditswe kugira ngo mwirinde amagambo y'abantu. Ariko Imana yanambwiye ngo mwe mwabikwebye mugatuma abantu bicana. Abantu babuze ubugingo bazajya ku mutwe wanyu. Mwene data uwo usenga niba ari kumwe n'udasenga, udasenga akaba ashaka gutana, nta kindi. Edouard n'abantu badukurikiranye mu banyamakuru, namwe kameramani, umuntu aramutse akubwiye ngo singushaka, ubwo wamukorera iki? Nta kindi gihari. Mu mutgani w'ikinyarwanda baravuga ngo iyo amazi akubwiye ngo sinshaka kunyoga, nawe yasubiza ko nta mbyiro ufite. Ibyo ariko kandi ndi kubivuga nk'utanya abantu, babyitondera. Iki cyiciro ndi kuvuga, iki gisata ndi kuvuga, ntabwo ari igisata cyo kuvuga ngo ni ukugira ngo abantu uyu munsi uhita uvuga ngo pasiteri yavuze ngo ntane. Ntabwo ari icyo, ntabwo ari icyo. Bibiliya yavuze umuntu ukijijwe n'udakijijwe mu gihe bari kumwe. Udakijijwe akaba adashaka kugumana n'ukijijwe, nta kimuhambiriye. Umuntu ugikuzimu agakorana n'imyuka ya shitani, akajya mu bapfumu, akajya mu myuka y'abadayimoni, agatamba abana bawe, agatamba bene wanyu, akaba ashaka guhitana ubuzima bwawe, Bibiliya yaguhambuye, nta kiguhambiriye hagati aho ngaho. Umuntu uvuze rimwe kabiri gatatu kane gatanu nzakwica nutamva imbere, nyamara nutamuva imbere bizarangira kwisha. Shimira na leta y'ubumwe, yo yamaze kureba kure, iravuga ngo mu gihe hariho imvururu zimeze gutya kugira ngo mwicanye, amategeko yacu yemera gutana. Rero bene data, iyo message niyo nahawe. Message nta uyisasira, nta n'uyitwikira, nibyo nabwiwe. Gusa nifashishije icyanditswe kuko ndi umushumba, sinakwigisha ibintu bidafite umutwe n'amaguru. Oya, ibyo byanditswe mu bisubiremo, mu bisome neza. Hari n'ibindi bibivugaho, ariko Imana ibaha umugisha. Message ya kabiri, ni message nabonye abantu bari igitsina gabo bari kurira. Mbona hafi umusozi nabonaga muremure cyane. Uwo musozi mbona batonze umurongo, yari imirongo igera kuri 7. 1 2 3 4 5 6 7, imirongo miremire cyane. Ijwi rirambwira ngo tega amatwi, ntega amatwi. Mbona abagabo bari kurira, mbona n'abasore bari inyuma yabo bari kurira, bavuga ngo uyu munsi wa none nta gushaka guhari, kuko n'abatubanjirije nta mahoro babifitiyemo. Ndabaza ngo se Mana, umuryango uracitse? Ijwi ry'Imana rirambwira ngo oya. Imana irambwira ngo amarira y'abagabo yageze ku Uwiteka. Amarira y'abagabo yageze ku Uwiteka. Ibi umwuka wera yambwiye ngo ntugire ibindi bintu urenzaho ntakubwiye. Maze kumva ngo amarira y'abagabo yageze ku Uwiteka, ndabaza ngo niki gikurikiyeho. Imana irambwira ngo itegereze urebe. Mwababyeyi mwe munyumve 100%, kuko ndi hano nkubaburira nk'imbuzi. Imana irambwira
ngo uko yaremye umuntu isi yamaze guhindura uwo muntu uko Imana itamuremye. Aha simbisobanura. Ndabaza ngo kuki Imana irambwira ngo kugeza kuri izi saha, guhera mu kwezi kwa 12 hagiye kubaho umubabaro mu miryango uteye uterero. Imana y'ubwayo yarambwiye ngo Vashiti yabahaye umwanya uhagije, muratukana, muridagadura, murasuzugurana, mucira amacandwe, musiribanga ibyo mutagasiribanze. Irambwira ngo ibyakozwe kuri Vashiti nibyo bigiye kuba mama batagondetse, batakurikije ijambo ry'Imana. Ibi Imana yambwiye ngo ntubivugeho ibintu byinshi cyane, nta n'ubusobanuro ndi butange, nta n'uwo nzabuha, gusa impfubyi yumvira mu rusaku. Imana nticyanditswe, imaze kukima kiri muri Esiteri, irambwira ngo ngende ntangaze. Munyumve, tega amatwi unyumve nshuti yanjye, ngo ba Esiteri amarira yanyu namwe ngo yageze ku Mana. Ba Vashiti bagiye kuva mu myanya barimo, ba Esiteri bicare. Ado ekato shala bin instance. Munyumvire mu Giheburayo, aha ndavugana n'Abaheburayo kuko abanyamahanga bashobora kutumva ibi. Ba Vashiti bahagurutse mu mwanya, ba Esiteri mwicajwe mu mwanya. Ayo mwarize yarumvikanye, mwabagabo mwayo mwarize yarumvikanye. Vashiti we, ngo ntiwakumvira ijambo ry'Imana? Isi yaraguhengetse, nawe wemera kwihengeka. Imana yambwiye ngo isi ntizagufasha kurira. Reka nkwihorere uyu mugani, ariko hari agasimba kiganye akandi kwituma mu rugo karabizira. Ariko kandi bene data dori binima antanse again hello shanto pilivo and now. Ushatse wakumva umuburo ugakosora ibyo wakoshejemo, kuko nyuma ya amarira warira nta mushumba uzakuramburaho ikiganza ngo yaguhoze. Reka mbabwire, ushobora kugirana ikibazo n'abantu uri kuvuganira Imana, Imana ikakuvuganira mu bantu, ariko ukagirana ikibazo n'Imana, nta muntu wagukiza Imana. Aho kugira ngo mugirane ikibazo n'Imana, muzagirane ikibazo n'abantu, kuko Imana yagukiza abantu, ariko abantu ntibagukiza Imana. Vashiti, Esiteri, Imana yabantumyeho, icyanditswe irambwira ngo uko yari iri kera n'uyu munsi niko igize gute, nikwiri. Udusomere ijambo ry'Imana riri muri Esiteri ibice 2, hanyuma udushakire umurongo uhere ku wa 7 uze kugenda ugere hariya Esiteri umwami amutunga inkoni. Turasoma Esiteri igice cya 2, reka dusome umurongo wa 17. Yego. Haravuze ngo umwami abonye Esiteri aramushima. Umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose. Aramukundwakaza. Amurutisha abakobwa bose. Bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Subiramo uwo murongo wa nyuma. Abantu mutega amatwi, abantu munyumve, abantu mwumva Imana ivugiye mu ijambo. Umwami abonye Esiteri aramushima. Amurutisha abagore bose. Aramukundwakaza. Aramutetesha. Amurutisha abakobwa bose. Bose. Bituma amwambika ikamba.
bitumwa mwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. amugira umwamikazi mu cyimbo cyande, Cya Vashiti. mu cyimbo cya Vashiti. Ndashaka kubaza ikibazo. Iyi Mana yari iriho kiriya gihe ku bwa Hasuwerusi na Vashiti, yarahindutse twabonye Imana y'Ishinwa uko yari iri kera. Vashiti we, Esteri we, n'uyu munsi ni kwiri. Hari ikamba abantu bagiye kwambara batari kuzapfa bambaye, mu nzira z'Imana, mu nzira zikomeye, mu nzira zigoranye, mu nzira z'inzitane. Ibyo bigiye kuba. Ibyo nimubona bitangiye kuba, muzamenya ko Imana yari yavuganye natwe. Ariko kandi n'ubu Imana yambwiye ko hari ibinugwanugwa biri kuba mu rwihisho. Ariko kandi witsikamirwa, wishaka kugira ngo Imana ni ingome. Oya, Imana si ingome. Imana ni y'amahoro, Imana ni y'umudendezo, Imana ni nyarukundo. Bibiliya yavuze ngo umwami abonye Esther amuhitamo, aramukunda, aramukundwa akaza ahitamo rutisha abandi bakobwa bose n'abandi bagore bose. Hanyuma ngo bituma amwambika ikamba ry'ubwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Hanyuma ibyo Imana yabimbwiye gutyo, irambwira ngo aho igihe kigeze n'aho isi igeze ntigifite umwanya wo kuruhanya n'abantu yaburiye bakanga kumva. Iyo wanze kumva, inkota y'Uwiteka irakurya. Iyo wanze kumva, isi irakota. Iyo wanze kumva, marayika w'Imana ushinzwe intambara aramanuka. Iyo wanze kumva, wakanga kumvira amategeko y'igihugu, itegeko rirakugonga rikaguhana. Niba rero isi igira amategeko, n'ubwami bw'Imana bufite amahame, kandi ayo mahame y'ubwami bw'Imana abantu bagiye kugongana n'ayo mahame, bayaririremo mu cyimbo cy'uko bari kujya mu murongo bakwiriye kujyamo. Ndabizi nabibonye abantu bampagurukira, ariko sintewe ubwoba no guhagurukirwa namwe, ahubwo ntewe ubwoba nuko mutakumva imiburo ejo mukisanga muri situwasiyo kandi mwaburiwe. Reka nkubwire, buriya iyo abantu bo ku bwa Nowa baza kumenya ko imvura izagwa, bari kujya mu nkuge. Ariko kuko batabyemeye, Nowa akabaza, icyiciro cya mbere kikavaho kikagenda. Baravuga ngo aka gasaza karasaza, bakigendera. Icyiciro cya kabiri kikabaza, imvura ntigwe, kikagenda. Icya gatatu kikaza, kugeza ubwo imvura yapfupfunutse mu butaka, indi manuka mu kirere ihombanya abantu, kandi Nowa yari yaraburiye abantu. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, reka nkubwire, ndabizi ushobora kuba wiri gukurikira amatiku ari kuri za cano gusa, ariko ndakwinginze fata umwanya wo gusenga, umenye icyo Imana igushakaho, umenye icyo Imana ikugambiriyeho. Ndashima Imana kubwo abantu mumaze kwihana, mumaze kwatura, mumaze kwakira Yesu biciye kuri uru rubuga. Ndashima Imana kubwo abantu mumaze kurekurana n'imyuka mibi. Ariko kandi ibi mvuze sije ni Kristo muri nge. Bene data, nshuti z'umusaraba, iyo abo ku bwa Nowa, ndabisubiramo, baza kumenya ko imvura izagwa, bari kujya mu nkuge, bari kujya mu ijambo ry'Imana, bari kwizera umwami, bari kwizera Kristo, bari kwizera Imana, bari kwizera umuhanuzi n'iby'Imana imunyujijemo. Nowa baramututse, abandi baramusebya, abandi baramwandagaza, ariko ntibyabujije imvura kugira gute kugwa. Imana ibagirire neza, Imana ibampera umugisha. Mwihangane mvuganye ifuhe ryinshi kuko ubuhanuzi bumaze igihe bunkina mu mutima, bunkinamo hafi yo kugira ngo Imana inanteze impanuka mve mu nzira ince nk'amaguru, kubera ko n'abahanuzi benshi murabibitse mwanze kubivuga. Imana yarabimbwiye mwanze kubivuga, ariko uko mwanze kuvuga ni nako mwafunze imigisha yanyu. Mutangire gutesha, muhugure, mucyahe. Ngewe nabwiye Imana ngo mu gihe mpumeka, amashuri wanyigishije arahagije, ubuvumo nabaye mu mwaka birahagije, nzakumvira ntambutse ibyo umpaye, nanjye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Imana ibagirire neza. Nta yindi message, nizo message ebyiri nizo nari nahawe. Hanyuma wakisanga muri ibi ugakenera guca bugufi, ugakenera kuvuga ati umukozi w'Imana nyabuna iba myinshi gahimwa n'umwe, nkozwe ku mutima. Wakumva wari wariciriyeho iteka, ubizi neza ngo nta juru mfite, ijuru ntago ari ivangamutungo.
oya, umuntu acanga undi n'imyenda, bagacanga amaraso, ariko ubugingo si amaraso, ubugingo si inyama, ubugingo ni umwuka w'Imana uri mu bantu. Ubugingo rero ntabwo ari ivangamutungo. Umuntu ashobora gucanga ubutaka n'undi, ariko nta muntu ushobora gucanga ubugingo n'undi, kuko buri wese imbere y'intebe y'urubanza azahicara nkawe. Nashaka bari apotre wawe, nashaka bari minisita runaka wo muri Amerika cyangwa muri Zamburi, azahicara, Yesu amucira urubanza nkawe. Umwanya wose uzafatwa, kandi ubwami bw'Imana burahari, n'ubw'imbaraga si ubw'amagambo. Imana ibagirire neza. Ariko kano kanya ndumva ijwi munyamakuru, ndumva ijwi rivugana nanjye ko iyi kamera yawe, iyi cano yawe, Imana yongeye kuyihagurutsa. Hari abadayimoni bari barayisize umwanda, mbonye marayika w'Imana yuhagira, mbona iruhagiwe. Ikindi, mbonye iki kiganiro hari umumama uzagikurikirana, ndi kubona ari muri Norvege, azagikurikira avuye muri dushe, azahita akiriramo kanseri, yarategereje gupfa n'amatariki yari yarayahawe. Hanyuma ndabona undi muntu iki kiganiro kigiye kuzubakira urugo, akazashima Imana. We azanabyandika muri komenti, uzazifungure neza, azashima Imana. Rwari ruri mu marembera, Imana izarwubaka. Uyu muntu suko n'abandi zitazubakika, ariko mu bantu ibihumbi bari bakurikiye Yesu, hari umugore umwe wakoze kuri Yesu, yari ari mugongo arakira. Rero ni benshi bazabohoka, ariko kandi uyu muntu, aba bantu babiri mvuze, ni abantu b'umwihariko bakunda gukora ku mutima w'Imana. Hanyuma munyemerere babwire ko ibi ari byo nari nahawe gutambutsa Imana yambwiye. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Mukozi w'Imana, umuntu ashobora kuba yifuje ko yaza guhamagara cyangwa yifuje ko wazamusengera cyangwa wamufasha mu bundi buryo, watanga address. Reka dutange nimero ngendanwa ya telefone 0788 02 89 885 0788 02 89 885. Imana ibagirire neza. Ariko kandi twihanganisha n'abantu baduhamagara banatwandikira tugatinda gusubiza. Mfite inshingano nyinshi ziba zindeba, ariko kandi muri izo nshingano no gufasha bera nabyo biri ku mwanya w'imbere. Hari gihe umuntu aguhamagara kano kanya ngo ndagukeneye kano kanya ngizi saha, ngo nutaboneka, ngo urumva abantu bose bakubwiye gutyo bari mu bihugu bitandukanye, wakwakira ndukarekande. Mureke tugire umurongo muzima. Nunyandikira ukabona ntinze kugusubiza, suko ntabibonye, sinuko ntashaka kugusubiza, ariko ni ku murongo turacyafasha abantu muri rusange. Hari gihe usanga afite message zirenga 2,000 cyangwa se 440. Hanyuma uwo mwanya wo gusubiza ibyo bintu byose ni umwanya uhagije, ni time, bisaba time. Rero ariko ibyo simbivuze nkubakumira ngo mudahamagara, mutandika, mwandike igihe cyawe iyo kigeze ujya kumva turavuganye. Abantu babohotse mujye mwandika, mutanga ubuhamya kugira ngo nabandi bera bose bamenye ko Imana igikora, be kuyitakariza ikize. Nubwo hariho amatiku, ariko ni Imana iri gukora ibyayo mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Reka mukozi w'Imana tugushimire. Reka dushimire umuntu yabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye, gikaba asozanye natwe tumubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabiparitaje cyangwa akabihera inshuti yo tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Tubasaba ngo ikiganiro kugisharinga, kugiparitaje, kugihereza inshuti yawe, nurangiza kucumba kigukozeho, cyohereze inshuti yawe ukunda, cyohereze mu magroupe ahashoboka hose, uzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Kiganiro nawe gutaha. Shalom, shalom. Shalom, Imana ibahe umugisha. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.